nkurira mu buzima butandukanye bwo kuragira inka n'amateka nari naramenye Imana nkora akazi ko mu rugo ubwo si hamwe si habiri ari naho nakuriye ubuntu kugira ngo iminsi yicume ari naho nakoraga bakanyambura bakankubita nkagenda gutyo ubwo n'ubuzima wakoze nari naramenye Imana natse akazi ko koza imbwa ko n'ubuzima nagiye nyuramo akazi ko koza imbwa urumva ko ndazi ko kanabaho ubwo n'ubuzima nanyuzemo Vumiriya muri kuvugana nabaye mayibo b'imyaka 5 Butare mu Rwabayanga kubivuga nta kibazo ntibyansubizayo na santimetero mfite nta cyahindukaho njye umutsima wo muri puberi njya indimu zo muri puberi nambara ikabutura imyaka 5 idahindurwa ikabutura mu myaka 5 bikabaho se cyane urayambara no murabyumva nanyweye urumogi nywa essence nywa kore natetse kanyanga imyaka 5 uwo ni Vumiriya warumbajije nanyweye itabi ngera ku rwego nceza muri kaburimbo kugira hamwe ubyina nta radio ivuga ubwenge bwaravuye kuri gahunda abantu twasangiye we wumva umuziki mu mutwe ingoma zarireme abwo buzima Imana yaje kuzabumva nabaye igisambo kizwe kimwe gipfumbura amazu nayo ibisambo 50 nari igisambo kizwe hara mu majyepfo mu mujyi wa Butare uri n'umusore ko biragaragara ko nawe ari kukuvugiramo n'ibyuma rwose Imana imvana muri ubwo buzima bwa droge irampamagara ijwi ry'Imana ndiriyampamagaye Isirarinze Imana Kanyamana hamwe ibibazo biguhanaguramo Imana neza ikagushiramo burundu aho ugeze mu gikombe cyitwa baka mu butayu ntabwo ubutayu bukwiriye kuguhindura ahubwo ubutayu ugomba kubuhindura nta bibazo bigomba kuguhindura ahubwo ibibazo bigomba kugira gute kugukomeza kwavuga ngo nubwo ndi muri ibi ariko harana Imana yavuze ntaye nagera ese kuki wemera gutakaza Imana utaragera Imana yavuze hari ubwo utakaza kumenya kuzahagera ukavuga ngo yarabyihoreye cyangwa se yarabyibagiwe ubwo ni haba naho ni mu muntu buriya mu buzima iyo urebye umunaki ukagarukira ku munaki urwari hamo kuhita wibona nk'inzige niyo mpamvu abantu badukurikiranye ngomba kubasabira amaso apfumura umunaki ukabona hirya y'umunaki ukabona Imana isumba umunaki amaso arenga ubutayu ukabona hirya y'ubutayu hariyo Kanani amaso arenga inyanja ukabona hirya y'inyanja urugendo ruracyakomeje iyo urebye ibibazo gusa uranyumva ntubone Imana ikemura ibibazo uriyaho niba mwumva bagiye kunkunda amahoro niba mwumva bagiye muri Nyabarongo ubu ntikibemera bagiye kwa makuza kuri kira gitaje bamwe batumye ipakita kugira ngo basinzire bamwe batumye bidoroga so niyo mpamvu ushaka kuvugana n'abantu bankurikiye wibona ibibazo gusa ubona Imana ikemura ibibazo wibona ubutayu gusa hirya y'ibibazo barebeye Imana hirya y'ibibazo barebeye Imana hirya y'ibibazo hirya y'intambara barebe intsinzi hirya y'ubushomeri haba akazi hirya y'ubugumba haba kubyara hirya y'ubukode habaho kubakiza ukagera n'abapangaye ariko hari n'abantu bapfa batubatse inzu hari n'abantu bapfa batabyaye cyangwa ko ari kugiye mu ijuru ubwo si Imana ntabwo Imana ariko ibikubeshye oya si kubeshye tubundi abantu bose bakubwiye ko n'Abamerika badakodesha abesha na za Canada ariko ibyo ni Canada se aba diaspora ntabwo bakodesha diaspora ikodesha diaspora se barakodesha n'amadolari baganira nabo aba diaspora mutwandikire mutubwire murakodesha urimo urabyumva umuntu uba ufite inzi Burayi ni umwe kwijana urabyumva ni Burayi barakodesha aho badakodesha yarahanuriye ko azajya Burayi ariko ntakodesha ni mu ijuru Yes ndabashuje twitwa Apostle nivuga butumwa umurimo w'Imana gufasha abantu mu buryo bw'umubiri n'umutima hanyuma ndi kumwe n'umushumba w'itorero yitwa Vumiriya Jean Claude Vumi ndakwakiriye urakoze cyane iminsi myinshi ari yashize igihe kabisa twari tuburanye nari yarambwiye ko nzongera guhura nawe none ubanza bibaye yese ntago bihera ibihera ni ibyavuzwe n'abantu ariko ibyavuzwe n'Imana ntibijya bihera ntago nkiruka kubona kuri YouTube n'ahandi hantu YouTube bw'akazi kaba kabaye kenshi hanyuma tugasa nk'abiheje ubuse nyuma yo kuyo amateraniro atakibera mu nsengero ubutumwa buri kuvugirwaho ubu ngubu kuri wowe uruhande rwawe kuri iyo butumwa ntago bujya buhagarara ubutumwa si ukuvuga ubutumwa si uguterana mu nsengero ubutumwa ni ukwera imbuto Vumi dusabira umugisha hanyuma dutangire twiganire kugira ngo abakunzi ba Apostle dufite abasubscribers hafi 50 abo bantu nekereza ko tukabagira umugisha no bakatujyaho umugisha amen
basabire hanyuma twiganirire. Mana turagushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kuba hano kugira ngo tuganire n'abakunzi bawe abari hafi na kure. Turasenze ngo utangirane natwe, uze gusozanya natwe, ubwiza bwawe bube hagati muri twe. Iki kiganiro tugiye gukora kibe ikiganiro kizahembura imitima y'abantu, kizongeramo abantu ibyiringiro. Ndagushimiye kuko utangiranye natwe kandi kuza gusozanya natwe. Mu izina rya Yesu tubisaye twizeye. Amen. Amen. Andi makuru se mushumba? Ni ukuri ndashimira Imana. Njye numva abantu bavuga ngo ndashimira Imana n'abandi bantu bakeya. Ngo n'abantu bakeya. Ariko ndashimira Imana yo mu ijuru. Vumi, impamvu nifuje ko twaganira, amaze iminsi ngushwa n'ikintu cyitwa amasezerano y'Imana muri njyewe. Yego. Amasezerano y'Imana nk'umukozi w'Imana, umushumba, umuntu wize Bibiliya kandi w'umunyamwuka. Ni iki mu by'ukuri Imana ivuga cyangwa Bibiliya ivuga ku isezerano? Mu by'ukuri wenda ntabwo ndi bukubaze ngo impamvu wagushijwe n'amasezerano. Ariko ntabwo yaba ari we wa mbere wenda waba uguye ku bijyanye n'isezerano. Buriya kugira ngo isezerano risohore hari aho Imana ivugira, hari n'aho Imana isohoreza amasezerano. Hagati y'aho hantu harimo urugendo. Imana niba ivugiye hano ntabwo ari hita isohoreza. Bisaba kugenda rwa rugendo. Bisaba gukora urugendo kugira ngo ugere ahantu uzasohoreza rya sezerano. Ubanza handi yambwire narahavuye nkaba narageraho nzahura n'isezerano. Buriya nusoma Itangiriro 12 kugira ngo wenda dukoreshe Bibiliya. Nibyo byiza. Tujye dukoresha amaverise kugira ngo n'abadukurikiranye wenda batagira ngo nibyo tuvana mu mutwe. N'abafite Bibiliya tuze kugendana baze kurebera muri Bibiliya icyo Bibiliya ivuga. Aburahimu yavuganye n'Imana. Imana yimuye Aburahimu imuvanye muri Uriya y'Abakarudeya ni hano muri Iraq hirya aho. Imuvanye kwa se na nyina mu muryango we, imuvana kwa Tera. Imana iramuhamagara yumva ijwi. Imana imubwira ko yimuka akava mu gihugu cy'iwabo agasiga umuryango akajya aho Imana izamwereka. Urumva hari ahantu yaravuye. Ibiramusezeranyije. Iramubwira ngo va mu gihugu cyahangahe iwanyu ujya nzakwereka. Ni ukuvuga ngo ageze ahantu Imana imuhamagarira i Kanani, Bibiliya iravuga ngo Imana iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Icya kabiri nzogeza izina ryawe. Amen. Ikindi nzaguha umugisha. Nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Ndetse n'uzakuvuma ntago imivumo izafata, ahubwo nzahindura ya mivumo nyihindura umugisha. Imana iramubwira ngo muri wowe niho amahanga yose yo munsi y'ijuru azaherwa umugisha. Yamubwiye ibintu bigera nko muri 7. Amaze kugeraho Imana imuhamagariye. Nicyo twari tuvuze ngo isezerano ry'Imana hari aho Imana ivugira ariko hakaba n'aho Imana isohoreza. Urumva Aburahimu nubwo avuganye n'Imana hashize imyaka itari mike. Yahamagawe n'Imana afite imyaka 75. Bisohora bya bintu yasohoye afite 100. uze ngo yagenze urugendo rw'imyaka 30. Noneho ufata iyo myaka yose wumva urugendo yakoze ategereje icyo Imana yavuze. Niyo mpamvu nakubwiye ngo sinzi impamvu waba wenda waracogoye cyangwa waracitse intege unabyibazaho. Ntabwo ari we wa muntu wa mbere waba ubyibajijeho. Kuko na Aburahimu yajyaga abaza Imana ati ese ibintu wavuze uzabikora. Eliyezeri w'umunyedamasi ku mugara ku wanyu niwe uzazungura imitungo bampaye. Bizaba koko. Ibintu wavuze bizaba. Ngo Imana ikamubarisha. Naho ngaho nanjye ngwira, naho ngwira. Imana ikamubarisha inyenyeri. Nubwo ati urubyaro rwawe ruzangana nkaziranye. Uko tabashe kubara ziranyenyeri. Niko urubyaro rwawe ruzangana. Kandi agize 80 90. Hashira iminsi nabwo yacika intege ariko se ibintu wavuganye nanjye bite warambeshye. Bizagenda gute? Nabwo ikamujyana ku mucanga mu kibaya ku nyanja. Tireba. Bari umucanga. Ntibikunda. Nabyo bikamucanga ati niko bazangana. Ariko icyo nakubwira yuko isezerano ritajya rihera. Isezerano ntago rihera, icyo Imana yavuze ntigihera. Hashize ijana yuzuye Aburahimu yarabyaye, abyara Isaka. Isaka bisobanuye useka. Kuko nusoma Itangiriro urasanga n'Imana ivugana na Aburahimu inyuze muri bara batatu. Hano ubwo ariho bari bagiye buryo. Bari abagabo batatu Aburahimu yabonye ngo yicaye munsi y'igiti cy'umwero. Babandi yatemeye. Yabagiye inka. Ntago bari bagiye kwa Aburahimu ngo bari bagiye ahandi hantu. Ariko ababonye bitewe n'imibanire Aburahimu yarabanye n'Imana. Kuri Imana nishobora gukora ikosa ryo guca ku rugo rw'umukiranutsi. Ku muntu bana nayo. Umuntu ubanye nayo neza ntishobora guca ku muryango itamenya amakuru yawe. Uzi ko nshobora kuba araho nagwire, nshobora kubaho ubwo. Hari abantu abajya bancaho kubera nakibanye n'Imana neza.
uhagaze batatu siho bari bagiye ahandi hantu, ariko kubera ukuntu bari babanye neza, ijuru ryari bibanye na Aburahamu, batanaje kumusoreza kumuhanura, baramwibutse. Imana ishobora kutaza mu nzu iwawe ariko ikinyuza ku muryango kugira ngo irebe. Iyo mubanye neza ntabwo ishobora guca ku rugo rw'umukiranutsi. Kandi tubanye neza ndabimenya, mpita menya ko ugiye kuhanyura nkahita nitegura. Nawe ububyumva. Ngo baravuze bati bamaze kubakira neza, ngo baravuze ngo umwaka utaha nk'iki gihe tuzabagarukaho umugore wakikiye umwana w'umuhungu, bavuga n'izina. Ariko kubera imyaka yafashe Sara, yakubise igitwenge kigera muri saro, ati nimwirire mwigende. Ngo araseka igitwenge kigera muri saro, marayika baza Aburahamu ati ku mugore wawe n'iki, Sara n'iki kimusejeje. Ariko aravuga ati sinsetse. Ariko rira jambo ravuga ngo sinsetse ni ijambo ryo kuninura. Nawe ngo nenge kuvuga yasekejwe n'ibyishimo cyangwa yaraneguye. Icyo yaravuze ati mukicara mutararya, kuki mutabonekeye ngo mwereke uwo mwana w'umuhungu murimo muvuga. Mubibonye ariko mumaze kurya. Aravuga ati ubwo murahaze n'imbaraga z'inyama, kuko bari inka yose. So niho twahereye rero, si we wa mbere cyangwa n'abantu badukurikiranye wenda baba bacitse intege kubwa amasezerano. Iyo Imana ivuganye nawe bisaba kuhagarara neza. Niba mwaravuganye n'Imana uyubaha, uyikorera, wiva mu mwanya mwavuganiyemo nayo. Iyo uvuyemo ubutakaje ibyo yavuze. None se nishobora kubisohoza utakiri muri wa mwanya? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Buriya nusoma Bibiliya neza, Imana yaravuganye na Eli ko ubutambyi butazava mu rugo rwe. Nugenda ugasoma igitabo cya Samweli, Imana yaravuze ngo ubutambyi ntibuzigera buva kwa Eli. Ariko abahungu ba Eli bamaze kwangiza umurimo w'Imana, batakigenda mu bikorwa Imana yabashinze, batangira gusambanira mu rusengero, batangira kwangiza ibitambo. Buriya iyerekwa ry'amafurusheti ngo bakoze ibintu bimeze nk'amacumu, bakajya bajabura inyama, bagasigamo ibinura inyama nzima bakazirya bene Eli. Buriya amafurusheti niho akomoka, bagatera mu gisafara bagakuramo ikinyama, kandi cyari igitambo. Cyari igitambo. Imana irarakara, ngo babikoze nabi cyane ku buryo Imana ivuga ati nari naravuze ko, ariko ndisubiye, nari naravuze ko umuryango wa Eli n'abamukomoka bazabatambye, ariko kubera ko batanyubashye ngo banyobeje inzu ya Eli nza, hari ukundi babivuga mu kindi kinyarwanda ntago shaka kubivuga, nzayihanagura reka mbivuga muri kinyarwanda. Wabyumvise nyimareho. N'abakunzi ba Apostle n'abanyamwuka bahise babyumva. N'abanyamwuka ubwo babyumvise, niba nasoma barasanga ukuntu bivuga nyine ntago shaka kubivuga kuri mikoro. Ako hazahanyinshi nza ibintu bikomeye cyane, kandi biraba, kandi byarabaye hanagurika. Urumva rero isezerano kugira ngo risohore, nicyo bamumbajije gusa ngo yabisohoza, ntishobora kubisohoza utakiri muri wa mwanya wo gukiranuka. Ikabikubwira kuko ibikubwiye n'ubundi utari ugiye kwibaza ngo uzankorera iki. Birase shaka uzi ikintu ugomba kwitondera. Hari abantu benshi usanga bavuga ngo yaravuze, ujye ubabona ngo haleluya, akenshi ngo hari Imana yavuganye nanjye Kadeshi Baruneya, sibyo? Banze umenye ngo Kadeshi Baruneya Imana yavuganye iki na Yeshuwa na Karebu. Karebu impamvu ajya kwishyuza amasezerano, se Karebu yayishyuje amezi ate ajya kubwira Yeshuwa? Kuki sitegereza ko tujya kwishyuza? Oya Kadeshi Baruneya aho reka buretse kugerayo. Ni ukuvuga ngo abantu Kadeshi Baruneya, abantu batakaje Imana ntago baharenze. Ariko Yeshuwa na Karebu kubera ko bakomeye ku Mana, Imana yarababwiye ngo igihugu muvuze muhamirije muzakijyamo we n'urubyaro rwanjye kizaba gakondo yanyu. Ariko abo bagabo 10 n'abandi bantakaje bakantakariza icyizere hano mu butayu, ntago bazakigeramo. Vumi reka twe kwarenga aho ngaho, duse nabibutsa abantu imirimo n'ubuzima bw'Ikadeshi Baruneya, ubuzima bubayeho buguti. Ongera ngo iyo utinze mu butayu cyane ushobora kuhatakariza Imana. Ikadeshi Baruneya itaniye na rwa rugendo bambwira uri hagati yo kubwirwa no gusohoza. Aho nyine niho turi. Iyo Imana ivuga ibwira Abisirayeli ngo mbavanye mu Egiputa mbajyanye i Kanani, aho ngaho niho haziramo n'ubutayu, bakagerayo haziramo ubutayu, haziramo inyanja, kandi babwira ntabwo babwira ko muzaca Ikadeshi. Oya, ubundi umwanya nk'uwo ntabwo Imana iwufite. Imana ivuga hano ikavuga naho uzagera, hagati ntihavuga. Kwizi ntambara zo hagati n'iz'Imana. Iyo Imana ivuga ngo mbavanye mbajyanye, iby'urugendo uzakora urimo hagati ntabwo irutindaho, kuko aho ngaho kuko ari guhagurukije ibyo uzahura nabyo izagenda igufasha kugira ngo ugere aho yavuze. Wowe icyo usabwa ni ukuyikomezaho ukayigirira icyizere. Niyo mpamvu Imana ivugana na Mose n'Abisirayeli babwiye ngo mbajyanye i Kanani. Icyo naryo ni isezerano ko yari yarabivuze, ibugana na Aburahamu yuko yabahaye igihugu ibatuza i Kanani, ngo yibuka isezerano batatse banishye. Urumva ko isezerano ry'Imana harishize imyaka myinshi,
nayo yararyibagiwe cyangwa nabanditse nabi wasanga ahubwo n'ibyanjye itarabyibuka yarabyibagiwe ntabwo Imana yibagirwa none se kuvuga ngo yibuka kankubitisha Imana yicaye kuri kamera ntabwo Imana ndi kwibaza kuki ibintu yambwiye bidasohora buriya hari icyo bita uruhare rw'Imana nubwo bavuga ngo Imana ntifashwe ariko buriya ibintu byose ntabwo Imana izabigukorera iyo Imana iguhaye igishoro ntabwo izajya kucururiza kandi ntabwo izajya kurambagiza ntabwo izajya kukurambagiriza umukobwa hari ibintu Imana igukorera hari n'ibyo nawe ukora mu bushobozi Imana yaguhaye n'ubwenge Imana yaguhaye so hari igihe umuntu aba mu kigerageza akiyakira imyaka 430 Abisirayeli bamaze mu Egiputa nuko numva turi kugera ducangira abantu ariko wambwiye ko ari abapostoli n'abanyamwuka imyaka babaye mu kigeregezo bagezeho bariyakira bumva ko bazapfira mu bigeragezo bumva kurumva ibinyejana byari bishize n'ibinyejana 4 hari igihe kigera nawe ukibagirwa iby'Imana ariko inkoni zibariye zirabahitura bitazanasohora inkoni zarabariye zirabahitura aragatari ku bundi mpamvu dukwitwa abantu nta sano tugirana basubira imbere y'Imana kandi bigeragezo hari igihe bidusunikira ku Mana ngo babaze dukomoka ninde tubyara ninde turi bane ninde ako ni igiti cyari kibariye n'ubuzima n'uburetwa kuko buriya no kurikirana amateka usanga bageza abo kwa Farawo mu Egiputa bagera ku rwego babwira ati nimugakatisha amatafari kubumba amatafari urabizi ko amapiramide mu Misiri n'abaheburayo bayubatse baravuga ati ibyo gukata icyondo mugakatisha amazi mu bihagarike bagafata amashereka y'ababyeyi kugira ngo ubone amashereka hishira icyondo kivemo itafari nawe urabyumva ni umubabaro ukomeye cyane amashereka niyo bakatishaga icyondo ariko ikintu ushaka kubwira nuko inkoni zarabariye bibuka ko bafite Imana yavuze baravuga ati hari Imana tukomoka kwa Aburahamu kwa Yakobo kwa Isaka kandi hari Imana yavuganye nawe ngo batangira gutaka no kuniha ngo Imana yumva gutaka no kuniha yibuka ibyo yavuganye nande na Aburahamu na Isaka na Isirayeli niko kubonekera Mose n'ibindi yarambwira ngo genda ubavane ariko ikintu ushaka kuvuga naho twari tugeze ni Kadeshi Barnea abantu bari Kadeshi Barnea nabwo tuba tugeze ahantu distance iri hagati tuba tugeze ahantu kure cyane Imana ivuga aho ikuvanye ikavuga naho ikujyana iby'inyanja ntibivuga kandi uzabinyuramo kandi ugomba guhura na iby'ingabo iby'ingabo zizakwirukanka inyuma zikuvudukanye ibyira birenga kuko urugamba si urwawe n'urw'Imana rero nuko nyine ari Imana ariko mba numva nayikosora aho kugira ngo imbwire ibintu nzabonera nyuma y'urugendo nge mba numva yambwira intambara nzarwana ese ni wowe uzirwana ko ari Imana izirwana ko bapfira Kadeshi ko bapfira we yanayize kababwira ngo bariya mu bihorere uzi ikintu se bazize kuriya mu buzima ntuzigera utakaza imirimo y'Imana n'ahantu Satani yicira abantu ni ukubaka imirimo Imana yakoze akayisiba mu mitwe yabo buriya utakaje iby'Imana yakoze ubutakaje no kubaho ariko iyo ubitse imirimo y'Imana ukayibika muri wowe uba ufite kubaho kuko uravuga ngo yakoze ibi nubwo ibi bitaraba ariko n'ibitaraba bizaba ushingira ku byabaye ukavuga ngo n'ibitaremera bizemera imbaraga zatumye biriya byemera zizatuma na biriya bigira gute bikunda ntibirakunda uyu munsi ariko hari byakunze mu buzima bwanjye so ikintu ushaka kuvuga rero tuvugana n'aba bakunzi ba Poso kirazira gutakaza Imana mu rugendo iyo utakaje Imana ubutakaje n'ibyo yavuze kandi aho kugira ngo utakaze Imana abantu bose bagenda n'ibintu bikagenda gasigarana Imana yonyine buriya abantu n'ibintu bifite ntibyakuzanira Imana ariko ufite Imana udafite ibintu n'abantu Imana yaguhamagarira ibintu ikaguhamagarira n'abantu iyo ni indi filozofi ko kantu ko kamfashije gutakaza abantu gutakaza ibintu ntacyo bitwaye ariko Imana aho ngaho muragora story konje ndakwambiye aho kugira ngo utakaze Imana twongere turisubiremo aho kugira ngo utakaze Imana uzatakaza abantu utakaze n'ibintu usigarane Imana kubera ko kuko niba ufite Imana uzaba ufite ibintu n'abantu ariko niba ufite ibintu n'abantu si igisobanuro cyo kufite Imana ufite ibintu n'abantu ariko nta Mana ugira kandi isa n'isaha bagena cya bikagenda oya n'ibintu bundi burya bigenda biza bitakomanze bikagenda bitanasezeye burya amafaranga muzarebe nk'abantu bafite amafaranga ari kwirataho ngo ndakaze ngo ntuye mu nzigeretse ariko ugagiye kubona ukabona bya bintu byamushize mu yari kugenda n'ikirere ariko ugenda atsendagira kaburimbo kubera iki ibintu biza bidakomanze bikagenda bitanasezeye utakaje Imana uhora n'izihe ngaruka se iyo utakaje Imana uba utakaje ubuzima uba utakaje kubaho icyo ushaka kuvuga ndi kuvuga ku bantu b'Imana batakaje Imana n'ibyiringiro bigatuma amasezerano adasohora buriya abantu b'Imana mu rugendo bakuze bava mu Misiri mu Egiputa mu kintu gikomeye cyatumye n'Imana iraka ni ukubona abanaki bagahanagura Imana mu mitwe y'abaheburayo
kuko ku nyanja baratatse. Imana yabwira ati mukomeze, babwira bakomeze bagende. Kandi baragenda biremera. Imana ikoramo umuhanda kaburimbo, ivuza amazi, baca humutse, n'ingabo za Farawo zigerageje kubirukankana. Imana irazica zose zimariramo. Ako kantu gasobanura mu buzima tubayemo. Mu buzima tubayemo hari igihe ubona ubuzima urimo nta nzira. Byanze. Imbere nta nzira, inyuma hari ibivuduka, hari ibintu wumva biri guhinda. Sinzi niba hari abantu bari bagera mu buzima ku buryo bumva amajwi y'ibintu bisakuza. Iruhande ukumva ibivuga, ukumva ibisakuza. Kandi atari biguhumuriza. Ari bigukura umutima. Ariko burya muri urwo rusaku jya ubanza utuze wumva icyo Imana ivuga hagati y'ibisakuza. Kandi irakubwira ngo komeza ugende. Iyo ikiri kuvuga irakubwira ngo komeza ugende aho utabona inzira. Kuko Imana ni igice intege. Ngenda habona inzira. Yego. Icyo muracyumva. Buriya mu buzima dushobora kubona nta nzira ihari, ariko imbere yawe burya Imana iba yahateguye inzira. Cyane. Mu nyanja aho ubona hatari inzira haboneka inzira. Imana yahateguye inzira. Ibirebamo inzira. Ikindi Imana burya ikemura ikibazo ntigikwepa ngo ice ku ruhande. Ikinyuramo hagati. Ica mu kibazo mo ndani. Niyo mpamvu bavuga ngo ikigeragezo burya ngo kiza gihetse iki igisubizo. Bivuze ngo ntago ubona igisubizo ureba igihetse igisubizo. Wowe iyo ureba ubona ikibazo, ariko hirya y'ikibazo hari igisubizo. Hirya y'amarira hari guseka, hari ibyishimo. Niyo mpamvu Zaburi ivuga ngo hari kurira kwarera umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikagira gute. Amen. Birashoboka ko umuntu ashobora kurarira amarira, biremera mu bantu b'Imana birashoboka. Ariko mu gitondo Imana ikamuhereza umushyitsi witwa ndirimbo, byishimo, mahoro n'ibindi. Kumva arakomanza. Tina umushyitsi woherejwe n'Imana. Inyanja ukabura yambutse muri icyo gitondo. Nagira mvugane n'abantu banadukurikiye kwanza. Ntago mparenga aho ntabahanuriye. Abantu babonaga imbere yabo hari ibintu bimeze nk'inyanja bidafite inzira. Ndabatangariza ko aho mutabona inzira hari inzira. Niba uri mu buzima wari urimo ukabona nta nzira, iyaguhagurukije, iyaguhamagaye aho igiye kurema y'inzira. Turabyakiriye. Mu nyanja harimo inzira. Amen. Mu butayu hariyo ubuzima. None se nicyo mbabwira ko isezerano buriya iyo Imana iguhagurukije itegura impamvu utarahaguruka izagutunga. Ari igihe ubona uhagurutse gutyo gusa. Nyine uhaguruka imbokoboko gusa, wagera imbere mu butayu Imana igateka umutsima ugakomeza. Ese wumvise mu butayu barishwe n'inzara? Ntabwo bishwe n'inzara. Ako bararize. Mu butayu hataba erega ayo marira ni ubuhamya Imana ibikuremera. Barijwe n'inzara batitura. Nuzi ko banakumbuye amadegede. Aroze ati "Reka tugakomeza tukirira amadegede." Ibyo ni ubundi buhamya. Impamvu Imana ikunyuza mu bikomeye, ntabwo Imana yakomeza umuntu itamunyujije ahakomeye. Bure n'Imana nini nakubwira ngo nzagukomeza ujye ubanza umenye ngo mbere yuko nkomera nzabanza nce. Se wabonye umujenerale wambara ibirokoroho gutyo gusa. Generale uzamubaza aho yanyuze. Intambara yararwanye. Inararibonye afite mu rugamba. Hari ahantu banyuzwa. Iyi ni Imana ikubwira rero ngo nzagukomeza, nzakugira ubwoko bukomeye. Jya ubanza umenye ngo kugira ngo nkomere nzabanza unyure. Nzanyuza ahantu, Imana izanyuza ahantu hankomeza. Hatuma mbuwo nzabaho. So rero kuba Imana yaguhuza n'inyanja ni ubuhamya. Kuba Imana yakunyuza mu butayu karemayo Mana mukarya, nta mangazine, nta butike, nta shop. Ariko mukarya mukambara imyenda ntibasaziraho. Nusoma igitabo cyo kubara bambaye imyenda imyaka 40 aragisomye itabasaziraho, ariko sinabisobanukiwe. Ntabwo wabisobanukiwe. No kuvuga ngo ikirenge cyakoraga n'urukweto rukuru ntirusaze imyenda kandi ntiyasazaga. Zasoma ibiri yandi kuvuga ngo imyenda ntihigeze basaziraho. Iyo tekinike harandi warayumva kiretse mu Mana irangije ikora ibyo bintu byose, ariko niyabageze Kanani bose bagezeyo. Niho nshaka atarageze Kanani babandi bari bafite amasezerano. Kuko impamvu nakubwiye ndacogoye cyangwa ndananiwe nuko mfite ubwoba ko nshobora kutazabona ya masezerano yanjye. Ubwo bugomba kugira ikibazo cyo kutazabona amasezerano. Ahubwo ikibazo nuko waba waratakaje Imana. Basanga babaga batatu bajya baza kunsura simbimenye. Niba nta niyo ufite ahubwo ndaza kwatura ndasiga musenga. Oye namaze kumenya ko atari ngenge. Igikundi cyose cyavuye mu Egiputa bari benshi ibihumbi 60 n'ibindi by'abagabo n'abadukurikiye. N'aba badukurikiye ndabizi ko harimo abafite amasezerano. Harokotse babiri. Ndashaka ko tuba muri abo bantu. N'urubyiruko rwavukiye mu butayu. Abantu bakurikiye Apostole ndagira ngo udufashe tutarava ikadeshi, tutarava mu butayu, tukimara kwambuka inyanja twe kugira ngo birarangiye. Dukora iki muri urugendo? Urugendo rurakomeje. Kubu turacyari hahandi yatubwiriye naho tukigenda. Ukiri mu buzima bw'isi nta ibigeragezo birangira. Kuko turagera mu ijuru, turi muri paradizo. Havaho ikigeragezo ahubwo bigenda bihindura isura. Kandi akazi bikomeye. Akazi bigenda birengejeho iyindi level. Ariko icyizere gihari mu buzima nuko Imana wabonye kuvana kwa Farawo mu maboko ya Farawo. Iyo ugeze ku nyanja urayibona.
iyo ugeze mu butayu urayibona, iyo ugeze Imara ku mazi arura naho urayibona, iyo ugeze Yeriko ku rukuta rugusumbuye uburebure naho urayisanga kubwira systeme yo kunira ubatambuke. Icyo nababwira rero turaho Kadesha Barnea, iyo utinze mu butayu nibyo uhatakariza iki Imana, ariko mu butayu ukwiye kuhagwiriza imbaraga. Ko bene Kora bandika Zaburi ya 84 baravuze ngo hahirwa abantu bagufitemo imbaraga. Amen. Hahirwa abantu bafite Imana yo kuba umutabazi, hahirwa abantu bafite mu mitima y'inzira z'igisiyoni. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindi cyambika imigisha, kandi bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese akaboneka mu maso y'Imana Siyoni. So ubutayu, icyo navugana n'abantu bari kunyumva, ntabwo bukwiriye kukumaramo Imana, ahubwo ubutayu ukwiriye kubwumvisha Imana wakiriye muri wowe. Amen. Urimo urabyumva? Ntabwo banka, igikombe bita Baka ni igikombe cy'ibibazo. Muri Bibiliya y'Ikirundi bavuga ngo ni igikombe cyitwa Marira, Kanyamana. Hamwe ibibazo biguhanaguramo Imana neza ikagushiramo burundu. Aho ugeze mu gikombe cyitwa Baka mu butayu, ntabwo ubutayu bukwiriye kuguhindura, ahubwo ubutayu ugomba kubuhindura. Nta bibazo bigomba kuguhindura, ahubwo ibibazo bigomba kugira gute? Kugukomeza. Kuvuga ngo nubwo ndi muri ibi, ariko harana Imana yavuze ntaye nagera. Ese kuki wemera gutakaza Imana utaragera Imana yavuze? Hari ubwo utakaza kumenya kuzahagera ukavuga ngo yarabyihoreye cyangwa se yarabyibagiwe. Ubwo ni haba naho ni mu muntu. Buriya mu buzima, iyo urebye umunaki ukagurukira ku munaki, urwari hamu kuhita wibona nk'inzige. Niyo mpamvu abantu badukurikiranye ngomba kubasabira amaso apfumura umunaki, ukabona hirya y'umunaki ukabona Imana isumba umunaki. Amaso arenga ubutayu, ukabona hirya y'ubutayu hariyo Kanani. Amaso arenga inyanja, ukabona hirya y'inyanja urugendo ruracyakomeje. Iyo urebye ibibazo gusa, uranyumva, ntubone Imana ikemura ibibazo, uriyahura. Niba mwumva bagiye kunkunda amahoro, niba mwumva bagiye muri Nyabarongo ntikibemera, bagiye kwa makuza kuri kiriya gitaje, bamwe batumye ipakita kugira ngo basinzire, bamwe batumye bidoroga. So niyo mpamvu ushaka kuvugana n'abantu bankurikiye, wibona ibibazo gusa, ubona Imana ikemura ibibazo, wibona ubutayu gusa. Hirya y'ibibazo barebeye Imana, hirya y'ibibazo barebeye Imana, hirya y'ibibazo, hirya y'intambara barebe intsinzi, hirya y'ubushomeri haba akazi, hirya y'ubugumba haba kubyara, hirya y'ubukode habaho kubaka iza ukagera n'abapangaye. Ariko hari n'abantu bapfa batubatse inzu, hari n'abantu bapfa batabyaye, cyangwa ko ugiye mu ijuru. Ubwo si Imana ntabwo Imana ariko ibikubeshye. Oya si kubeshye, tubundi abantu bose bakubwiye ko n'Abamerika badakodesha abesha na za Canada, ariko ibyo ni Canada se aba diaspora ntabwo bakodesha. Diaspora ikodesha, aba diaspora se barakodesha n'amadolari baganira nabo. Aba diaspora mutwandikire mutubwire murakodesha. Urimo urabyumva, umuntu uba ufite inzu i Burayi ni 1%. Urabyumva, ni Burayi barakodesha, aho badakodesha yarahanuriye ko azajya i Burayi, ariko ntakodesha ni mu ijuru. Tuvuye Kadeshi Barnea, tuvuye muri ya nzira, noneho tuvuye hagati y'imyaka 70 na 90. Kadeshi Barnea banzu uzane Yeshuwa na Karebu, nge niwe nyine uzane nabaga bicu, nshaka guhaba abantu inama. Ubwo ndashaka utubwire ngo twe gupfira muri ba bandi, wigwa umva, nta nubwo nkeneye kuba inshuti, niba ari babiri bazagerayo, gira abantu babiri beza bazima, wenda ugire nabo inama. Ubundi buriya mu buzima tubamo habamo inzego 3. Yego, ntago ndi buzitindeho. Habaho urwego ruri hejuru, hakaba ruri muri hagati, hakaba ruri hasi, n'ibyiciro 3. Hari umuntu ugusumba, hari uwo mureshya, hari uwusumba. Ugusumbura mukeneye, muranyumva, n'uwo mureshya mwahana ibitekerezo, ariko n'uwusumba wamufasha kugira ngo ugere aho ugeze. Urimo urabyumva, n'ukuri hejuru gusumba yagufasha kugira ngo ugere kuri ya level ariho. Yego, izo ni inzego zibaho. Uwo dukeneye n'uwo ubwo, uwo dukeneye mu buzima bose barakenewe. Ukuri hejuru uramukeneye, uwo mureshya uramukeneye, n'uwusumba aragukeneye. Ariko nge ntago mukeneye, ubwo ni kuvuga twebwe twibande kuri indi. Oya, bose bafashe, kuko nubaho mu buzima bwifashe ntacyo uzabumaze. Yego, ntacyo uzabumariye abantu, kandi Imana yaturemye kugira ngo dufashe, tugirane umumaro. Urimo urabyumva. Icyo nari mvuze rero, abagabo 10 ntago ari ngombwa ko tubishuti, gusa twabigiraho isomo ryo kutaba ibigwari. Abagabo 10 ni abantu bavuganye n'Imana, ya masezerano turimo tuvuga. Abagabo 10 ni abagabo babonye inyanja itandukana, abagabo babonye imirimo y'Imana, ariko babonye abanaki ngo bahise babona ari inzige mu mitwe yabo, bahise bandika ngo turi inzige. Kuko bagarutse batanga raporo, abagabo 10 babagera Mose n'iteraniro bavuga ngo twageze mu gihugu n'icyamata n'ubuki kimeze neza. Ariko abagabo twabonye bitwa abanaki, ni barebare, ni bagari, twabarebye tubona tumeze nk'inzige, niko birimbivuze ngo twibona tumeze nk'inzige, ariko nabo baturebye
babona turizo. Ese babwiwe n'iki ariko babwiwe n'iki kuko bababonye ariko koko bimeze babibwiwe n'iki? Hari uburyo dayimoni akuganiriza akagoreka nta kintu uzageraho uzapfura imbuza. Uziko na telefone isona igihe cy'inzu cyageze ukagira ngo ni landlord, ukajya ubwira umuntu ngo nyitabira landlord kandi ntabwo urayitaba. Ni umuntu ukubaza amakuru, ni umuntu ugira ngo muvugane ariko utinye no kwitaba, ugatinya kwitaba. Urimo urabyumva? Baturebaga bakabona koko ariko turi babonye koko turizo. Ureba umuntu w'umusirikare wagiye ku ikosi, wambutse inyanja nta kintu akoze. Reba imirimo y'Imana babonye. Wariye ibiryo mu butayu, wariye mu biryo byatetswe n'Imana. Noneho agera imbere y'umunaki avuga ati jya nabonye ndinzike. Kandi ntibigeze bavugana n'umunaki. Kureba gusa. Ngo bipimye ku munaki babona babayinzike. Ariko babiri Yosuwa na Kalebu ngo bajya mu gihugu baravuga ngo ntago turi bujyana amagambo gusa. Turajyana n'ibifatika by'igihugu. Abanaki barabonye nkuko abandi babonye, ariko barenga abanaki basarura ku mizabibu. Bagarukana mu iteraniro imizabibu, ngo bagarukanye imiba y'imizabibu. Basanga Abisirayeli na Mose bacogoye bishishimuye imyambaro baryamye hasi, bari kuboroga bari kuvuza ndetse turapfuye. Mose nawe ngo ararira. Hagaruka abagabo babiri bafite icyo bavugiraho. Niyo mpamvu buri Imana iguha ikintu uvugiraho. Ahubwo icyo ngicyo aba ari cyo dusengera abantu. Imana iduha ikintu tuvugira. Ry'ibihamya kuvuga ngo wambutse Yorodani ntabuye mu mazi. Kuvuga ngo hari aho ngiye nahazi. Urabyumva? Ngo nambutse ngo Yorodani ntabuye ryo mu mazi ufite rigaragaza ko wayambutse. Abantu nibabyemera. Kuko yambuka ntibari bahari. Buriya dukeneye n'ibintu byitwa ibishyigikizo. Ibyo ndetse twazabiganira ikindi gihe. Bishyigikira icyo Imana yakoze mu rugendo twagenze. Ku buryo uvuga uti navuganye nayo. Ariko hari naho ngeze. Kora narigiye umuntu akubwira ati navuganye n'Imana afite amasano ukabona arenda gupfa, ukabona umuyaga urimo uramuhuha. Cyakambara inkweto kagiye igenda ntunabyemere ko yavuze warigeze uyize we ntayo zishyaka. Ako abyihoreye vuba. Inkweto wambara ku buryo unyuze ahantu imvura yaguye ivoma amazi. Kagenda avuga noto. Wibutse njya gusezerana so inkweto nambaye. Sezerana se genda wasaga neza wagiye gusezerana so nabi. Ntago mwabibonaga. Ntabyo twabonye. Ntabyo twiyeto. Zabibwira abantu ba posa. Uzi ko nafashe amasogi 2 nkashyiramo imbere. Narayazingazinze nyashyiramo imbere. Niyo umuntu yari ataye kwa mushiki wanjye. Ariko boko giye ko nabonye bwagenze neza Imana yari bipfutse n'ibitaragenze neza. Urabizi ko yanabwirije. Ibitaragenze neza nawe wabibonye ariko twebwe twabonye biri fresh. Cyari igitaramo gikomeye. Ngewe niyakira mva mu rukiko. Niyakiye nambaye ibirenge ko nahise nicara mpita nkuramo. Bango nashyizemo amasogi se nayazinzemo hariya. None nakwambare gutya yari conki kenda kuvamo ikirenge. Ariko nagize amahirwe hari imodoka yangezagaho mpita mvamo nongera nicara hanze. Imana itaragutabarira guhisha. Yaramisha. Ntabwo igutwikurura. Nicyo navugaga rero na Imana ibishyigikizo byaho twagenze. Yes, Yoshua na Kalebu bazanye imizabibu, amaseri y'imizabibu. Babwira Mose ngo ibyo aba bagabo bavuze ni by'icumi. Ariko ntabwo turi bishyigikire. Bahita banabitesha. Nibarebare niba nini koko. Abanaki bavuze nibo nibarebare niba nini. Ariko bagereka ijambo rivuga ngo niba Uwiteka twishimira tuzabarya nk'abarya imitsima. Baravuga twabonye nta n'ingabo bafite bakingira. Aho hantu rero ni iki kiri bufasha uyu muntu kugira ngo iby'Imana yavuze n'iby'imwereka abona ko ari byo koko agira icyizere cy'uko bizaba. Kwishimirwa n'Imana n'iki biri busaba no muntu kugira ngo abigereho. Ikintu cya mbere niba nababwiye ko utagomba gutakaza Imana. Niba Imana yaravuganye nawe yubaha ukiranuka guma muri uwo mwanya we uvamo. Higira ikintu na kimwe kikuvana mu mwanya we kuyubaha o kukiranuka. Icyatumye abagabo bagwa mu butayu batakaje Imana. Gutakaza Imana gutakaje ubuzima, gutakaje n'amasezerano. Icyo nabwira abantu badukurikiranye nibikomeze ku Mana. Higira ikintu na kimwe gitumure kuri Imana. Cyatumye Imana yirahira ikavuga ngo Yoshua na Kalebu bazatura mu gihugu nuko batigeze batakaza iki Imana. Icyo kirumvikana. Ntagiye muri iki n'iki. Fata Yosefu yarose si isezerano twavuzeho. Niryo turi kuvuga ryonyine uyu munsi. Yosefu yavuganye n'Imana ari umwana muto ararota. Sibyo? Yabonye imiba n'ibindi byikubita imbere. Uwo yusigara uhagaze. Avuye mu nzozi ntiyaranahimba aziririmba no muri sara avuga ati haleluya amena nabonye ndi muntu kaze. Iyo ukizurota n'Imana ivuga wumva byabaye. Ariko nicyo kubwira ngo harimo urugendo hagati y'aho Imana yavugiye nayo izasohora. Kandi urugori rw'abantu bose ibyo rero nibyo binaniza abantu. Ubundi ugomba kugira abaroromodo wigiraho. Abantu ushobora kuvuga muri Bibiliya ninde muntu wafasha. Ese mu buzima busanzwe ninde shobora kwigiraho mu gihugu ndimo cyangwa mu baturanyi cyangwa mu nshuti zanjye. Ninde shuti ifite shobora kwigiraho ibintu byangeza ahantu runaka akomeye. Ukagira ibigwari wigira ukavuga ati jye sinabikigwari nka runaka ariko agira n'intwaro uvuga ngo ngewe
ngomba kubaho mu buzima nk'ubwa Yosefu cyangwa se nk'ubwa Daniyeli ubwo singira mba nguhaye fata Yosefu muzane hano ari kurota akirota yabyutse na celebrate haleluya amina Imana muri sara arimo arabwira abavandimwe bati muzi ukuntu byagenze urumva yari fier ariko hirya yo kubibyinira ntabwo Imana igeze muhishura ngo uzaca mu rwobo bene so bazakwanga bazakugurisha ese kuvuga ngo wambaye inkweto ngo harya ngo imeze gute byihorere zatanga rero buri ufite ibibazo ugira ngo niwe uyoboye abandi mu bibazo noneho ubu ngubu hari umuntu waza hano yafata mikoro gahita uceceka avuga ati jyana n'ibyo mfite mvuga reba Yosefu bene se baramwanze bose bererimo bamuziza ngo kurota reba wa muntu warose ari mu rwobo yabuze umukurura urabyumva reba Yosefu bene se bamunaza bamuziza kurota arimo isezerano y'icyo ryakira kadufatiye minota nka 30 ari muri rwobo yego urumva yarashita avuga ati Imana yavuganye nanjye nibaringa ese ni indoto zisanzwe buriya wibaza byinshi cyihura n'ibyo bintu ariko kugira ngo ugere hano Imana ivuganye nayo hari aho unyuzwa ko n'Imana ivuganye na Yosefu gukomera hari aho agomba kunyura murabyumva bene se baramwanza bamuta mu rwobo ariko icyo nkundira isezerano ntabwo yaguye mu rwobo ngo cyari icyobo kireka amazi ari benshi bakiguyemo ariko Yosefu Imana yavuze kimuvana bamushyira ku cyamunara bari bubona bene se wakugurisha bamushyizeho icyamunara bagiye no mu biciro reba umuntu uzaba premier ministre kugira ngo agurwe ibiciro 20 iminsi mushyira ku isoko ajya kurindi abishimayeli baramugura nabo bamujyana kurindi soko Potifari ministre ingabo nabaza kugura urumva Yosefu ari kunyura naho bamushyiraho icyapa umugore wa Potifari ngo aramukunda Potifari amujyana kwa Potifari urabona hano ari kunyura ageze kwa Potifari urumva yatangiye akora akazi nk'abandi ariko ngo kubera ukuboko kwiza kw'Imana Imana imuha umugisha cyakozeho cyose kigahabwa iki umugisha ngo baramukunda bamwegurira byose n'amakonti ikintu cyose baramwegurira ibintu byose Potifari aravuga ati nkwegurira n'amakonti yanjye hari ahandi yamubwiye ati ntuzarenge umugore wanjye niwe utemerewe ariko ibindi byose n'abagara gusanza ha bose ubayobora siko byarangiye ariko Yosefu muri ya mirimo ahura muri kigeragezo cy'iki cy'umunzani w'umugore witwa Mukapotifari aramukunda Bibiliya avuga ngo si rimwe si kabiri amubwira ibyo bintu nawe urebe nyokuburira umunyacyubahiro umugore mwiza Mukapotifari yari mwiza yanagozamura mu buzima hari n'ibintu yaguha akavuga ati naguhitaje yari kumuremera hari ibyo yakora ukabona ari zanzo zisohoye ariko ari pirate akanamukubita n'imitomo buri imitomo wenda bwabyaka mu gitondo avuga ati shu urabizi ko ari utuntu twaje nawe uratuzi ndabizi akamukubita umutomo uraho ngaho ariko umwana ngo arenga ibi byose uwo mugore amubwira areba icyo Imana yavuze mbere yuko amasezerano asohoroje nari hari pirate zibanza urimo urabyumva neza Mukapotifari ngo si rimwe si kabiri amugerageza agerageza no kumufata ku ngufu ariko Yosefu ngo agira ati afata umwitera usigaho ariruka araguruka bamushyiraho iki dosiye ko yafashe Mukapotifari ku ngufu umugore wa Minisitiri w'ingabo kumo iyo dosiye bahita banaguca n'umutwe ariko kubera ngo umugambi w'Imana n'ukuntu shebuja yamukundaga byatumye atamukata umutwe ajya muri gereza urugendo rurakomeza si muri gereza wari uzi ko isezerano ripfumura na gereza reka tumureba ari muri gereza aryamye kuri za metero zingahe imyaka 10 n'indi ntugira ngo 1 2 3 10 n'ibiri ngira ngo ategereje akajya avuga atari ko se niyo yavuze ariko ikimenyetso cy'uko ariyo yavuze naho ageze yarayoboye abakosi kandi iyo gereza ntijyamo gitifu na meya ntiyageramo ngo na abantu baturutse ibwami bafungirwa muri gereza uzi ko uvuze kuyobora nkahita nibuka kuko kugira ngo aze kugurwa na Potifari mu isoko harimo abantu benshi bagurishwa akaba ari ugurwa n'umwami umuntu ukomeye nuko ari wari uyoboye n'ubundi aho ngaho mu byagurwaga ni wari ufite agaciro erega bura mu masezerano iyo Imana yakubwiye kizaba kiguhuza n'ababaye cyo kugira ngo umenye ko babayeho gereza bagezeyo naho arayoboye no mu rugo kwa Potifari yarayoboye kandi yarayoboye abantu baturuka ibwami uzasoma Bibiliya abantu bari bafungiye muri gereza n'abaziritsi bamwe buri umuntu useriva umwami umuha ibyo kunywa ibyo kurya abafite ubuzima bw'igihugu buryo ni umuntu ufite ikizere ko rwo bivuze ngo iriya gereza nagwa ari fungiyemo abaturage baciritse reka uzasome neza na gereza yavuga abantu b'ibwami ni gereza yafungirwamo abantu b'ibwami nk'abagenero abantu b'abajepe bakomeye abaseriveri abajyana abantu nk'abo ngabo ngwenda nka minisitiri yari kugerayo ariko abantu bose wapi naho arabayobora icyo kintu nawe cyumva ndacyumva
ibyo ni ibimenyetso rero by'uko bizasohora ndavuga ati niba nyoboye aba bakomanda abanyoboye abantu baturuka ibwami sho ibyo Imana yavuze nubwo ndi muri iki geragezo mfunzwe cyangwa byanasohoye sinyoboye se urase nagegeze oya akiri kwa Potifari bamubwira ati ibintu byose ndabiguhaye ni ahise abona byasohoye ariko byasaga nabyo ariko bitari byo ko Imana ikubwiye imodoka ari gihe kubaze nk'ahantu bahise bagwa imodoka y'akazi ugira ngo byabaye ari gihe wenda uba ufite n'amasezerano yo gutunga imodoka ikomeye ukabanza nako basunika kavuga ati nimukoreho musunika nabyo ntacyo bari ikimenyetso bari imodoka cyuko mu muhanda yindi izaza warumenyereye ari ikimenyetso Vumi aho ngo turagaruka impamvu nshaka nuko nshaka ko tuza kuvirika Kadeshi Barnea icyarimwe hari ikintu warumbwiye ngo niki ngo umuntu yakora icyo umuntu yakora gituma yishimirwa n'Imana kuburyo atatakaza amasezerano nari mbahaye urugero kuri Yosefu niba tarakoze icyaha kwa muka Potifari ntago nshaka kunshikiraho ngaho ntago nshaka kunshikiraho ngewe nawe ndumva maze imyaka 15 hari tuziranye n'ibitarenga kubera za 2008 twayaga twiga kera mu gice nge natangiye kwiga igice muri za 2002 akatubwira bagira ngo tubyerekezeho hagati yuko Imana ibyikubwiye yabisohoje naho yabikubwiriye nuruhe rugendo kuri wowe wabwira umuntu utavuze ibyanditswe n'abantu bavuga ngo ibyanditswe ngo buriya ntagiye se muri Bibiliya oya wowe kuri ngewe twasenganye uri umusore icyambere ntuvuge ngo uranze oya tuvuge ko wamenye nsirimutse yego wigeze se uba udasirimutse ni wigeze uba udasirimutse icyo nicyo kibazo kandi ntago twigeze duhura umbwire mu gitondo ngo ngiye mu kazi sibyo icyo gihe twabanaga cyangwa icyo gihe nakubonaga sibyo uri mu batwikaga tuvuga ati icyama nkazambara nkavumiriya n'amavuta ari nguruka amavuta tuyihorije wamazama nkambara nkavumiriya aha ni wahicara udafite amavuta bo barabizi ni ryari yakubwiye ngo nzagukorera iki yakubwiye ngo nzagukorera iki ngewe nakubwira wowe wamenye narasirimutse urumva no kuntu uri kumvuga wowe unzi sirimutse mbere yaho hantu nzi iyo myaka hari ubuzima nanyuzemo tutavuga na Yosefu akagira ngo ni by'amateka ni ubuzima bukomeye bw'amateka we ntabonera oya turabwira abantu gusezeranwa n'Imana icyambere Imana yambwiye duhuriye cyangwa mvuye icyambere Imana yamvanye mu buzima butayizi ikintu wenda twaheraho yego ngiye nakuze ntazi Imana sinakuriye no mu muryango usenga uko ngiye n'uburyo navutse muri bwa buryo bwa Frode muri babana bitaga ibinyendaro ubu ntabwo ariko bavuga babyumvise sibyo nababye batateganyijwe cyangwa ngo nenda zavutse zitateganyijwe muri ubwo buryo ngo cyangwa abana b'urukundo ariko ku kajambo ahubwo Imana yakuvuzeho ugiye kuvukana umwana w'urukundo urumva mvuka muri ubwo buryo niyo mpamvu mwumvise nitwa n'izina Vumira ubundi yitwa abagore n'abakobwa bavumira abagabo bamaze kubona ni bakeya umwe namubonye Tanzania ye nabo ngiye mbona abagore abandi n'abagore babagabo ni bake so niyo mpamvu rero nitwa gutyo Vumiriya mama yambye yari umukobwa yenda kurangiza segonderi bamutera inda anyita kwihangana aravuga ati Vumiriya nyine nuko niswe Vumiriya aravuga ati Vumiriya mwana we turiya nuko navutse murabyo bahasize barapfa mpura n'ubuzima bukomeye ntavuga muri uyu mwanya burebure nkurira mu buzima butandukanye bwo kuragira inka n'amateka nari naramenye Imana nkora akazi ko mu rugo ngo si hamwe si habiri ari naho nakuriye ubuntu kugira ngo iminsi yicume ari naho nakoraga bakanyambura bakankubita nkagenda gutyo ubwo n'ubuzima wakoze nari naramenye Imana natse akazi ko koza imbwa ko n'ubuzima nagiye nyuramo akazi ko koza imbwa urumva ko ndazi ko kanabaho ubwo n'ubuzima nanyuzemo Vumiriya muri kuvugana nabaye mayibo b'imyaka 5 Butare mu Rwabayanga kubivuga nta kibazo ntibyansubizayo na santimetero mfite nta cyahindukaho njye umutsima wo muri puberi njya indimu zo muri puberi nambara ikabutura imyaka 5 idahindurwa ikabutura mu myaka 5 ikabaho se cyane urayambara no murabyumva nanyweye urumogi nywa essence nywa kore natetse kanyanga imyaka 5 uwo ni Vumiriya warumbajije nanyweye itabi ngera ku rwego nceza muri kaburimbo kugira hamwe ubyina nta radio ivuga ubwenge bwaravuye kuri gahunda abantu twasangiye we wumva umuziki mu mutwe ingoma zarireme
ubwo buzima Imana yaje kuzabumva. Nabaye igisambo kizwi kimwe gipfumbura amazu, nayo ibisambo 50, nari igisambo kizwi hara mu majyepfo mu mujyi wa Butare. Uri n'umusore ko biragaragara ko nawe ari kukuvugiramo n'ibyuma rwose. Imana imvana muri ubwo buzima bwa drogue, irampamagara, ijwi ry'Imana ryampamagaye, Isirayeli Nzimana